ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje bene data, abo tubana mu mwanya bamwe bature kuri gitondo. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, wowe uri mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu, bakristo bitorerera yono, nshuti zanjye, Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo tubyutse duhimbaza Imana yacu, tuyishimira imirimo itangaza yakoze, tuyishimiye uburyo ki yaturinze, uburyo ki izinze iri joro ikazingura y'amanywa. Imana ishimwe, urukundo rw'Imana yacu ruratangaje, rurahambaye. Ibikoze nk'Imana mu bumana bwayo, irakwimanye nanjye yanyimanye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Impamvu itwimana, impamvu iturinda ni ukugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana yacu. Imana rero ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonille, umushumba w'itorero Ry'Umunsi mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu yitwa imigambi y'Imana. Imigambi y'Imana, gahunda y'Imana ku buzima bwawe, icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, iby'Imana yagiye isohoza ukabona ari imbaraga zayo, byari imigambi yayo. Aho yakunyujije hari hakomeye ikahagutambutsa, ni imigambi y'Imana. Ubuzima urimo, impamvu ababisha bawe bataraguhitana ni ukubera hari imigambi y'Imana ikurindiyemo, ikurinze kugira ngo izasohoze icyo yavuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imigambi y'Imana, imigambi y'Imana inyuranye n'imigambi y'abana b'abantu. Imigambi y'Imana ijya iburizamo imigambi y'ababisha bawe ndetse nanjye n'abanjye. Imigambi y'Imana, Imana ihagarara mu migambi yayo ikayirinda ku buzima bwawe. Imana ikahahagarara ikavuga ngo namwanditseho iki, ikavuga ngo nateguye kazamera gutya, ikavuga ikareba ibyo yapanze ku buzima bwawe, yarangiza bikayitera gupangurura ibyo ababisha bawe bapanze ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nyemerera muri iki gitondo twihuse dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Yobu, ibice 5. Turasoma umurongo wa 12, ni umurongo mwese muzi. Handitse ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Ariko haleluya, dufite Imana igigira ibyo yica n'ibyiburizamo. Dufite Imana iturebera aho tutareba. Dufite Imana idukandagirira aho tutagera. Dufite Imana, dufite Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo yica imigambi y'incakura. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo hari imigambi y'Imana, ariko hari n'iyindi migambi iba muri ubu buzima turimo. Hari imigambi yindi ikorwa n'abana b'abantu, hari imigambi ikorerwa mu isi y'umwijima, hari imigambi y'imyuka abazimu n'abadayimoni bohereza mu bantu bagukikije, hari imigambi mibisha, hari imigambi mibi y'incakura. Ngo noneho rero Uwiteka, Imana ishimwe, ngajya yica iyo migambi. Imana ishimwe. Ayica kubera iki? Ayica ngo kugira ngo amaboko yazo y'izo ncakura adasohoza imirimo yazo. Incakura, abagambiriye kukwica, abagambiriye kukugirira nabi, abagambiriye kukuriza, abagambiriye kukwirukanisha mu kazi, abagambiriye, abashyuhije inkuru, abo ngabo ngo Uwiteka Imana yera, Imana yawe, Imana yakuremye, ngo Imana ngo ijya yica imigambi yabo, imigambi yiza ncakura, ngo kugira ngo
abo ngabo amaboko yabo, amaboko yo kukugirira nabi, amaboko yo kukwica, amaboko yo kukurwanya, amaboko yo kukwambura, amaboko yabo, ngo kugira ngo amaboko yabo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Hari amaboko aba yarambuwe kugira ngo akumire burunguri. Hari amaboko aba yarambuwe kugira ngo akugirire nabi. Hari amaboko aba yarambuwe kugira ngo urire iminsi yose. Hari amaboko aba yarambuwe agacukura ibyobo ngo ubigwemo. Hari amaboko aba yarambuwe agatega imitego ngo igufate. Hari amaboko aba yarambuwe Imana ishimwe, ngo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Baba bafite ibyo barangije gukora, baba bafite ibyo barangije gupanga, baba bafite ibyayo maboko yakoze, ahubwo ngo izo ncakura ngo zisigara zitegereje yuko ngo ayo maboko asohoza ibyo bakoze. Nimba yagukoreye dosiye, asigara ategereje ko dosiye igufata. Nimba yacukuye icyobo, ategereje aza kukigwamo. Ariko Imana ishimwe, Imana iratubwiye ngo yica imigambi y'incakura. Imana ishimwe. Reka nkubwire Imana uyu munsi igira imigambi iburizamo, igira imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Yica Imana, yice mu izina rya Yesu Kristo. Imana yice mu izina rya Yesu Kristo, kandi yice kubw'umugambi wayo mwiza ku buzima bwawe. Imana yice kubw'icyo yakuvuzeho. Imana yice kubwa gahunda igufiteho. Imana yice kubw'isezerano yagusezeranyije. Imana ishimwe. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Imana igira imigambi yica. Muri iki gicuku cya nyuma tubyutse, muri iki gitondo tubanje Imana, muri iki gitondo cya kare, Imana yica imigambi y'incakura. Ibyo baraye bapanze byose Imana ibiburizemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bapanze ku buzima bwawe, ibyo bapanze ku muryango wawe, ibyo bapanze Imana yica imigambi y'incakura mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuremere amashimwe. Uvuge ngo Mana nakubonye ubwo ababisha bari banteze, ubwo ababisha bari bitegeye ko nkorwa n'isoni ngo mware. Mana ushimwe ko waburijemo ibyo bifuzaga ku buzima bwanjye. Reka nkubwire, zamura kwizera, zamure kwizera, wongere usenge, uzamure kwizera, wongere usenge, wongere ubwire Imana ngo Mana nongeye kukubona, nongeye kumva ijambo ryawe ko imbaraga zawe n'imigambi yawe myiza ufiteho ubasha kwica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ibahe umugisha. Shalom. Mugendere mu burinzi bw'Uwiteka Imana ishobora byose. Mugendane n'Umwuka Wera abaganirize, kandi Imana ikugotesha ingabo nini mwene data. Imana igukingurire urugi rw'umugisha mu kazi ugiyemo. Imana iguhuze n'ab'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Iburizemo imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Shalom. Muhahe muronke, mugire umunsi mwiza. Imana ibanezeze. Shalom. Ineza yawe